Mwami Yesu turagushimiye cyane, twongeye gushima ineza yawe muri kino gitondo, tumwe twongera guhura tugahura turi bazima, dushima izina ry'Imana, tuvuga gukomera kw'Imana. Umwami Yesu atugirira neza kandi atwiteho cyane. Reka n'ubundi tujye imbere y'Imana tuyishimira ko iturinze kandi tweretse mu maso hayo no kugira neza kwayo. Mwami turagushimiye cyane, dushimye izina ryawe rifite imbaraga, dushimye gukiranuka kwawe Yesu Kristo. Nyankunda kuvuga yuko kubona tubyutse turi bazima, tukabyuka tubasha kuvuga, tukabyuka tubasha kugenda, tukabyuka amaboko yacu ari mazima, nta gikuba cyacitse, ntabwo ari ibintu twafata nk'ibisanzwe, ntabwo ari ibintu twafata nk'abidafite umumaro, ibintu bidufitiye umumaro cyane kandi bituma tunezererwa Imana yacu, bituma tuyishima cyane, bituma twavuga n'ibigwi byayo, ubuntu bwayo no gukiranuka kwayo kwinshi. Rero ndasaba Imana yo mu ijuru kugira ngo idufashe cyane muri kino gitondo, tuje kuyiramya, tuje kuyihimbaza, tuje kuvuga kugira neza kwayo, tuje kuvuga gukomera kwayo, tuje kuvuga amahoro Imana itanga, tuje kuvuga imbaraga zayo zidasanzwe. Turasaba kugira ngo iyi Mana idufashe, iyi Mana itwiteho, iyi Mana ibane natwe muri kano kanya kose tugiye kumara, iyi Mana itubashishe gukora ibyo twifuza gukora kandi tubikore neza cyane. Nidusenga dusoma ijambo ry'Imana, dusengera umunsi wacu, reka kibe igitambo kizamuka kandi kibe igitambo gihumura neza imbere y'Imana, maze Yesu abibone anezerwe, Yesu abyumve yishime, Imana yo mu ijuru inezezwe nuko turi imbere yayo, maze ku musozo w'iyi gahunda dutangiye tubona umugisha uturuka ku Uwiteka Imana ishobora byose. Amen. Reka dusome amagambo ari muri kino gitabo cya Zaburi. Ni Zaburi ya mbere, twasoma umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, nubwo twanamanuka tukageza ku wa gatandatu ntacyo byaba bitwaye, twarangiza kino gice. Yose ni amagambo meza avuye ku Uwiteka Imana ishobora byose. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Aya magambo aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo cyakora cyose kizamubera cyiza. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Umwami Yesu atwishimire cyane kandi aturebe neza, turebana amaso y'imbabazi. Mu by'ukuri rero turacyari kuri za mfunguzo navuze ko ari 5 tuzavugaho, zishobora kuba nyinshi ariko tuzavuga kuri 5. Rero iya gatatu tugezeho urufunguzo rwo gukiranuka, icyo wakora kugira ngo ubashe kubona umugisha. Ni ugukiranuka, ariko gukiranuka gufatanyije no kwirinda. Mwami Yesu ashimwe cyane. Iyi Zaburi iratubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi,
ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Gukiranuka ni ijambo ryagutse twatindaho tukarivugaho byinshi, ariko mu magambo makeya twavuga yuko ari ijambo rivuga ngo gukora ibyo Imana ishaka, gukiranuka, gukora ibyo Imana ishaka, kumvira Imana. Umwami ashimwe cyane. Gukora ibyiza, kugendera mu nzira Imana ishaka tugenderamo. Haleluya. Kuzuza inshingano zose n'amahame y'Imana, Imana idusaba kugira ngo tubashe gukora ibyo gukiranuka. Dutangira ubwa mbere twavuze urufunguzo, icyo umuntu yakora cya mbere kugira ngo abone umugisha w'Imana. Twavuze ko ari ukumvira Imana, kumvira Imana. Rero gukiranuka navuga ko byagutse cyane kurusha kumvira Imana. Gukiranuka byo, iyo Abisirayeli babwirwa ibi bintu, hari amategeko bari bahawe, hari amategeko yari yanditse. Mu by'ukuri yari yanditse aho ngaho, yari yanditswe na Mose ababwira ibintu bagomba gukora byose kugira ngo bumvire Imana, bakore ibyo Imana iri kubasaba byose. Ariko gukiranuka biratubwira ngo tubasha gukiranuka ku gato no kanini. Hari igihe hari ibintu byanditse aho ngaho, ariko hakaba n'ibindi bintu wakora bitewe n'uburyo ugendana n'Imana, n'uburyo ukorana n'Imana, n'uburyo ubana n'Imana umunsi ku wundi. Iyo ubana n'Imana cyane nibwo ugira amategeko menshi Imana igutegeka, nibwo ugira ibintu byinshi Imana igusaba kumvira. Uko ugendana n'Imana niko usabwa gukiranuka cyane kurusha wa wundi utagendana nayo cyane. Rero umuntu akwiriye gukiranuka bitewe n'uburyo asabana n'Imana. Ntabwo ari ibintu byanditswe ngo iki ngiki ntuzagikore, iki ngiki ntuzagikore. Oya, buri munsi iyo ugendana n'Imana, ikorana n'Imana, Imana ivugana nawe, umwuka w'Imana ukorera muri wowe, kandi icyo umwuka akubuje cyose ugomba kugikora kugira ngo witwe umukiranutsi. Abakiranutsi ni benshi. Tujya twumva ijambo ry'Imana tubwira ngo ntabwo twabasha gukiranuka. Ubasha gukiranuka n'umwe wakiranutse n'umwe kuri iyi si, ni Yesu wenyine. Ariko nubwo Yesu yakiranutse, impamvu bavuga ko Yesu akiranutse ni uko atigeze akora icyaha na kimwe. Ntabwo yigeze akora icyaha na kimwe, ndetse ijambo ry'Imana rikatubwira ngo gukiranuka kwacu kugaragarira muri Yesu Kristo. Mbese bishatse kuvuga ngo wowe ntabwo wabasha gukiranuka, ahubwo kwakira Yesu byonyine nibyo bikubashisha gukiranuka. Umurimo wo gukiranuka rero ukorwa na Yesu muri wowe, ukorwa n'Imana muri, ukorwa na Mwuka Wera muri wowe. Ntabwo wowe wabibasha, ntiwabasha kubigeraho, ntabwo wakiranuka nk'uko bikwiriye. Kuko gukiranuka ku mategeko ni uko amategeko yose ubasha kuyakurikiza, kuyitondera. Ntugire na rimwe wica, ntugire na rimwe wangiriza, ntugire na rimwe ryabasha kukunanira. Aho ngaho niho witwa umukiranutsi mu buryo bw'amategeko. Ariko mu buryo bwa mwuka ni ukwemera Yesu Kristo akaba muri wowe, ukagendana nawe umunsi ku wundi, agakorera muri wowe, akaba ari we ubasha kugaragaza imirimo myiza muri wowe. Wowe ubwawe ntabwo wabishobora, ntacyo wabasha kugeraho, ntacyo wabasha kugeraho. Rero gukiranuka ni umurimo wa Mwuka Wera, ni umurimo w'Imana ikorera mu buzima bwawe. Wowe ntabwo wabibasha na gatoya. Abatubanjirije ntabwo bigeze babasha gukiranuka.
no kumvira amategeko kugira ngo bakore ibyo Imana iri kubasaba byarabananiye, byarabagoye, ntabwo babashe kubikora nk'uko bikwiriye. Umwami Yesu atugire neza cyane. Rero iki kintu cyitwa gukiranuka ni ikintu kidasanzwe, ariko icyo dukwiriye kumenya ni kimwe, ni uko ari umurimo wa Mwuka Wera, ari umurimo w'Imana, ari umurimo Yesu akorera muri twebwe kugira ngo tubashe kwitwa abakiranutsi. Haleluya! Ni wenyine watubashisha kugendera mu nzira nziza. Ni wenyine watubashisha kugira ngo tubashe kwirinda kwicarana n'abakobanyi. Ahubwo niwe watubashisha kugora ngo amategeko y'Uwiteka ariyo twishimira yonyine. Haleluya! Kandi aba ariyo twibwira ku manywa na nijoro. Umuntu rero ugendana na Yesu akunda ibyiza, yita ku byiza, atekereza ibyiza. Gukiranuka bigaragarira mu byo tuvuga, bigaragarira mu byo dutekereza, bigaragarira mu byo dukora byose. Mbese imirimo yacu niyo igaragaza ko dukiranuka cyangwa se dukiranirwa. Ariko iyo mirimo yose yo gukiranuka nta zindi mbaraga dufite rwose zabitugezaho uretse imbaraga za Kristo. Izi mbaraga za Kristo nizo zonyine zabasha kutugeza ku bintu bidasanzwe, zabasha kutugeza ku bintu bikomeye, n'imbaraga za Yesu Kristo zonyine. Reka rero Umwami Yesu atubashe gukiranuka, atubashe gukora ibyiza ashaka kandi atwifuzaho, aturinde ikibi n'igisa nacyo, kugira ngo Umwuka Wera abashe gukora umurimo mwiza muri twebwe. Umwuka Wera akore umurimo udasanzwe mu buzima bwacu, kugira ngo Yesu Kristo atwishimire kandi agire intebe mu buzima bwacu. Umwami Yesu ashimwe cyane kandi atugire neza. Yesu atubashishe gukiranuka mu izina rye ryiza. Amen. Mwami, turagushimiye, turakwifuza cyane, turifuza ubwiza bwawe, turifuza gukiranuka kwawe. Dusabye imbaraga zawe kugira ngo zonyine zitugaragareho. Dusabye ubwiza bwawe kugira ngo bwonyine butugaragareho, Data wa twese uri mu ijuru. Kandi tugusabye cyane kugira ngo ugendane natwe uyu munsi wa none. Ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rijye rihabwa icyubahiro. Ntaba ari twebwe, ahubwo imbaraga zawe zigaragara. Ntaba ari twebwe Mana, bwo gukiranuka kwawe kuba kuri twebwe Yesu Kristo. Twishimire, turebe neza intambwe zacu uyu munsi wa none. Turinde ikibi icyo ari cyo cyose, abarwayi bakize, abafite agahinda, abafite ishavu barengere cyane. Mana, buri umwe wese umurengere mu kibazo cye afite no mu cyifuzo afite, kugira ngo byose ngasane Mana we nk'uko ushaka kandi ushima. Urakoze kutugirira neza cyane Mana, twitayeho. Reka tuzongere guhura ku munsi w'ejo, dushima izina ryawe, tuvuga gukomera kwawe. Mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.